Yes, dutangiye agafilime k'uyu munsi. Ni agafilime gafite ubutumwa. Dutangiranye umukobwa hano afunga urugi, bisa nkaho urugi narwo rufashe ijipo y'umugore hano. Umukobwa yarinjira aravuga ati mama kubera iki utambara ngo tugende? Umugore yamubwiye ati ndimo kwitegura kandi ndaje. Umukobwa ati ese ko ngiye gukererwa kubera iki utabwira umuntu ngo aze antware? Atereka nze manze nambare. Ati mama, ati umuturanyi ari hanze ntabwo yantwara ku ishuri. Atereka nze muvugishe ndaje akujyane. Umwana ati mama, ati none ntabwo byaba byiza antwaye buri munsi? Ati mukundwa, ati ndaje atangira gutwara buri munsi kuva uyu munsi. Ati gira vuba uze tugende. Ati ndaje nkurebe. Ati noneho genda umubwire kandi ndaje. Ati ndagukunda mwana wanjye. Ati bye mukundwa. Umugore hano sinzi ikibazo afite mu kwambara. Ageze hanze ati muturanye, ati wamfashije ukantwara umukobwa wanjye ku ishuri uyu munsi wonyine? Ati hari akabazo ndimo ndakora hano karimo katanyoroheye. Ati nta kibazo mukobwa. Ati injira. Ati murakoze cyane. Ati ntugire ikibazo muturanye. Ati kuva uyu munsi nzajya mutwara nta kibazo. Dufite umugabo hano, umugabo w'umusore mwiza cyane, afite akamodoka keza hano, atwaye umukobwa w'umuturanyi we ku ishuri, afite n'undi mukobwa we. Ati bakobwa tugiye kugenda mushyire imikandara. Bakobwa bagize gutya bambara ya mikandara yo mu modoka. Agakobwa hano kagize gatya gafata igipupe, kacyambika ikote ryacyo. Urebe sinzi imipango uyu mwana afite. Agakobwa hano kafunguye umuryango gasohoka mu modoka. Kasohotse mu modoka bucece. Ati bakobwa muri mu biki? Ati igihe cyo kugenda kirageze, reka tugende. Umusore yakije imodoka, kumbi ntabwo azi ko kakana kavuye mu modoka kare. Bakobwa sinzi umupango gafite, ni akanyeshuri gatoya. Ati noneho ntabwo bamenya n'icyabaye, reka nigire hano. Sinzi umwana imipango afite kuri uyu munsi. Wowe kurikira filime ibintu byose biraza gusobanuka. Umukobwa yaje ahangaha bisa nkaho ari kuri Orphelina. Ati bite? Ati nitwa Sara. Ati nkunda kukubona hano cyane buri munsi. Ati hari ikintu nashakaga kukubaza. Ati kubera icyo utajya ujya kwiga? Mwana yanga gusubiza. Ati se ntabwo wanyishimiye? Ati kubera icyo utajya uvuga? Ati ndashaka kuba twaba inshuti. Umwana hano sinzi ashobora kuba afite ikibazo. Haje umumasera hano ku kigo cya Orphelina, yaravuze ati bite? Turashaka iki, tugufashe iki hano? Ati mwaramutse masera, turakora iki hano wa mwana mutoya we? Ati nashakaga kuvugisha uyu mwana. Ati nashaka ko twibera inshuti. Ati uyu mwana yitwa Luisito, dushaka kuvugana nawe. Ati ntabwo ajya avuga. Ati akora ibintu byinshi ariko ntabwo ajya avuga, nta nubwo abona abana bo gukina nabo. Akana kavuze ati nta kibazo kirimo, ati ngiye twakina. Ati nta kibazo pe. Ati nta muntu n'umwe ujya wifuza gukina nabo. Ati none se mwareka nkinjira? Ati nta kibazo ngwino. Wowe kurikira filime uraza kumenya ibyo ihatse. Ati biteze nkuvugishe se? Ati urashaka gukina nanjye?
ko njye numva nshaka gukina nawe, ndashaka ko tuba inshuti. Umwana ntabwo ajya kwiga, nanjye uyu munsi ntabwo nagiye kwiga. None kubera icyo utagiye kwiga kandi ufite amashuri, nyine nanjye numvaga nshaka kuza kumureba, ariko niba mukina araza kwishima, yambaye Louisito. Hano wa musore ubazanye ku ishuri nawe yageze aha, bakobwa byaba byiza musohotse noneho amasaha yageze. Ashidutse gutya arebye aravuga ibi ni ibiki? Gabriela, inshuti yawe iri hehe? Kara kavuze ngo simbizi. Gabriela, mbwiza ukuri, Sara yagiye hehe? Sara yambwiye ngo agiye kureba ngo inshuti ye ngo akunda guhora areba ngo inshuti baye yonyine. Ku mana yanjye, ngo ni bibi cyane, ibintu ni bibi cyane. Niye inshuti se ushatse kuvuga? Sinyizi inshuti. Burya ajya ambwira ngo abashaka kujya kumureba buri munsi. Mana yanjye, ibi ntabwo bishoboka. Kuki utambwiye Gabriela? Rero ngiye kubwira mama wawe, ejo bazaguhana. Kuko aya ni amakosa gukora ibintu mu mafuti, ntumbwire. Ariko nanjye nta kibazo bifitanye na Sara, ntacyo ari bube. Reka mpamagare mama we mubwire ko atageze ku ishuri. Yahamagaye gutya wa mudamu, umeze ute muturanye? Rero mufitiye amakuru mabi. Ikibazo cya Sara. Sara se byagenze bite? Yagize umupango ntazi kabisa, yagiye. Yavuye mu modoka ntabizi, kandi ntabwo aragera ku ishuri, kandi twe turahageze. Mbonye ko adahari, asiga igipupe cyonyine mu modoka. Mbajije Gabriela, nawe arambwira yasohotse bucece. Umugore ibyo ntibishoboka, mana yanjye. Ntabwo yasiba ishuri, kandi ntabwo yanakererwa. Ni ibintu adasanzwe akora. Muturanye wihangane. Ariko ndakomeza nshakisha hanze y'ishuri, ushobora kuza kumubona. Reka nanjye mpamagare umugabo wanjye mubwire, ndebe ko namuha amakuru tukagira icyo tubikoraho. Nta kibazo, ndaza kugira icyo kumenyesha ningira icyo mbona. Mudamu hano ni umudamu mwiza. Mudamu yahamagaye umugabo we, ari ku kazi. Bite hano? Waje mu rugo siko Sara atagiye ku ishuri? Ntibishoboka. Umuturanyi ngo amutware ku ishuri, asohoka mu modoka atavuze. Wazayo tukaza tukareba ikibazo gihari. Nta kibazo, ngiye kuza. Sara ari hehe mana yanjye? Sara umukobwa wanjye yagiye hehe? Kumbi umukobwa harimo kwikinira na kakana hano kameze nkaho gafite ikibazo. Bite? Ni byiza gukina nawe, ndumva nishimye. Ntabwo ushonje? Ngiye mama ajya ampa ibiryo njyana ku ishuri byo kurya. Reka nze turye. Sara ni akana keza, nubwo kasibye ishuri, ariko bisa nkaho ari akana keza. Kakuyemo icyo kurya hano, gashunaho bigukeya. Akira urumeho. Ariko urabizi, reka dukine indege. Indege yaraje, iraza ikugeraho. Masara yaraje avuga rero byabaye byiza kuba waza gukina na Louisito. Ariko tugiye kumujyana bamushyire, bamwiteho, bamuhe n'imiti. Ariko
ibihe byiza mwamuzana ku ishuri nigaho twazagirana ibihe byiza. Ati rero Lusito ntabwo yakwijyana. Ati ariko njye namutwara. Ati mwabyemera se? Ati yego nta twabyemera. Ati kuko nabonye Lusito yishimiye kuba muri kumwe. Ati kandi ibyo bihe byazaba byiza muri kumwe. Ati nta kibazo njyewe nturuka hirya najya nza nkamucaho. Nta kibazo noneho ejo nzaza murebe nabwo tuzanezerwa cyane. Ati mugire ibihe byiza Masera. Ati na Lusito baye turakozaga mukundwa. Agakobwa kavuye hano karagenda kasibye ishuri mu rugo bahangayitse. Sara yaratashye. Ati Sara wahoze hehe? Tumuturanye ambwiye ko wavuye mu modoka ukagenda utamubwiye. Wasibye ishuri wari uri hehe? Ati mama ndi kumwe n'inshuti yanjye. Ati ndimo kuyifasha. Ubundi uratekereza ibyo uvuga ari ibiki wa mwana we? Ati ntabwo nabyizera. Ndabona ubivuga rwose uri seriye nta n'ikibazo ufite. Ni gute ibyo bintu wabijyamo? Ati oya, ati yari ari wenyine ngo nagombaga kumubanisha. Ati none uratekereza gusiba ishuri no kuba uri kumwe n'inshuti yawe bifite impamvu ifatika? Ngo yango byari byiza ngo kandi ngo nta muntu n'umwe ukina nawe. Ati abantu bose barimo kwiga wowe uri mu bugoryi usiba ishuri. Turatekereza ko tutari twahangayitse umunsi wose. Ati n'umuturanyi yagushakije ahantu hose yakubuze. Ati nanjye navuye ku kazi nje kukureba. Ngo nanjye nashakaga gufasha inshuti yanjye. Ati rero wa mwana we, ati inshingano zawe ni ukujya ku ishuri. Ati nta kindi kintu ushinzwe kuri iyi si. Ati mama mumbabarire. Ngo rero mu gitondo ugomba kugenda ugasaba umuturanyi imbabazi. Ati nawe ngaho genda mu cyumba cyawe nonaha kandi ndaguhaniye. Haciyemo umunsi mu gitondo harageze. Ati muturanyi mwaramutse. Ati Sara yakosheje ejo yaragucitsemo. Ati rero mumbabarire. Ati ntabwo nzongera. Ati okay. Ati ariko ni amafuti kugenda utavuze naho ugiye biraduhangayikisha. Na Gabi nawe nagusaba imbabazi kuba yaranze kumbwira kandi baragombaga gufatanya. Kandi ndabasezeranya ko ntazigera nemera ko Sara agira icyaha. Okay. Ati nta kibazo muri abashuti beza. Ati none se ubu wantwara uyu munsi noneho? Ati nta kibazo njira. Tumugire umunsi mwiza mwana wanjye. Ati urakoze muturanyi. Wihangane kugushyira mu bibazo kubera Sara. Ati nta kibazo rwose, ibyo nta kibazo binteye. Ariko uyu munsi ndabagezeho ku mahoro nta kibazo. Kandi mwiyiteho. Mfite umugore hano, ni umugore uteye neza, umugore mwiza. Haciyemo iminota twe tugiye ku ishuri. Ati se nta kuntu wamfasha nkareba inshuti yanjye? Nongere mwibutse ko uyu munsi ari ukujya kwiga. Ati nyine twamutwara ari hafi hano. Ati okay, niba ari hafi hano twese tugiye mu rugendo rumwe harimo undi mwanya twamushyiramo. Ariko ngo nta kibazo, ngo umuntu mwiza. Turakoze cyane. Ati none nahagana he? Ati ni hariya. Ati okay, reka tugende turebe. Baraje baparika hano, bisa nkaho aje gutwara wa mwana Lusito. Ati mwaramutse. Ati Lusito bite?
ati murakoze kuba muje kureba Rusito, ati ntugire ikibazo turamwitaho. Agakobwa ka Sara karavuze kati nzajya njya kumutwara mujyane ku ishuri. Umusore yateruye ka kana agashyire mu modoka. Sara yarishimye cyane. Sara akunda uyu mwana mutoya, aba ashaka kumufasha, ashaka ko bakina ibihe byose. Umwana yibera muri orphelinat, ntabwo tuzi ngo ni ikihe kibazo yahuye nacyo, ese kubera iki aba muri orphelinat. Ati turaza kubonana, tumumwiteho cyane, kandi muze kumpamagara amasaha yo gutaha nagera nze mutware. Murakoze Rusito, sezera kuri Masera. Bidatinze bageze ku ishuri. Turakoze cyane muturanyi, bamwita umuturanyi, amazina ye ntabwo tuyazi. Ati papa, nanjye ndagiye. Ati gakundwa kanjye, turiya mukobwa uramuzi? Oya, uriya muhungu uramuzi? Oya, ati ni ubwa mbere mubonye. Ati okay, ati nta kibazo, tubwo nyine ni inshuti nshyashya mwungutse, ariko ntabwo nshaka kongera guteza umuturanyi amahane kuri uyu munsi, ibyo wabonye ejo birahagije. Ariko nta kibazo kuba mubonye umunyeshuri mushyashya, namwe mugiye kuba inshuti. Bayi, kandi uza kwiyitaho mwana wanjye. Umwana muto bamuzanye ku ishuri, sinzi niba arinjira muri classe nk'ibisanzwe nk'abandi bose. Twageze kuri mu ishuri hano, ati mwitonde, ati none mwamaye uruhushya? Ati nta kibazo, agenda. Sara yasabye uruhushya, sinzi niba uyu munsi nabwo ari bwige. Yafashe akantu arasohoka, asohoka muri classe hano. Undi wa mwana nawe yamuzanye hano, bisa nkaho yamuzanye mu rindi shuri. Ati Louis, umeze ute? Ati hari utuntu nkuzaniye uyu munsi. Nkuzaniye amakaramu yo gushushanya. Rusito disi asa naho afite ikibazo. Uyu munsi rero ngiye kukwigisha utuntu tugezweho, utuntu tw'abanyabwenge. Rusito nawe ni uko yimereye. Mu buzima ducamo hari byinshi duhura nabyo, kandi abantu tuba duhura nabo mu buzima, hari igihe bamwe baba batwitaho kandi nta kiguzi tubasaba. Kobwa kashushanyije ibintu hano, kobwa ni akana keza ka Sara, karimo karafasha Rusito mu byishimo bye. Turareba hano, turabona kino ari igiki? Tabana abapolisi bazimya umuriro. Turabona uyu ni umuriro. Turabona bimeze bite? Rero ndaje mu kanya. Akobwa ni ukwinyambya gato kakagaruka kagasubirayo. Ati bana rero murebe ku rupapuro rwa 8, timurebe ibishushanyijeho, hari ibice by'igiti. Mwarimu arimo arigisha ibice by'igiti. Sara nawe kwiga nawe sinzi bye, yakuyemo izindi mpapuro. Hangira asaba uruhushya, ati ndashaka kujya mu bwiherero. Ati none se sivuye mu kanya? Ati ndashaka gusubirayo. Ati okay, ati noneho wihute, ati ntutinde. Sara yaragarutse hano aje kureba Rusito. Ati Rusito, umeze ute? Umwana nuko ateye, nuko yimereye. Ubuzima buba bugoye mu bihe bitandukanye.
ka Sara ko karimo karamubanisha. Kurikira filime kandi mukore subscribe kuri channel yacu, hacaho udufilime nk'utu twiza. Sara yafashe gutya impapuro, sinzi ngo ni agaki agiye kumukorera. Noneho nkeneye umugozi. Sara yagize gutya ahambura rase ye, afata rase y'inkweto. Ni ibisanzwe do, namwe se simuzambara, nabo bambara nk'izacarika. Yafashe yarase ayizirika ku kuguru kwa Luisito. Sinzi ngo ni uduki bagiye gukina noneho. Sara yamukinishije agapira. Ati okay, ati ndabona biri kugenda neza, ati twongere. Ongera afata kuguru amukinisha agapira. Ati ni byiza, ati ni byiza, uri kubishobora. Ati wishimye, ariko ndagaruka mu kanya. Ati sibyo. Sara we ni ukwinyabya agaruka, yinyabya agaruka. Agaruka mu ishuri. Ati noneho mumbwire, ese ibiti bimara iki? Gabriel ashyira hejuru. Ati ibiti twakagombye kubyitaho tukabifata neza. Ati okay, ati wowe? Ati ibiti twakagombye kubifata neza, tubiha amazi kugira ngo bitangirika. Ati none se Sara kurimo gusohoka cyane bite? Turarwaye se? Ati ahubwo umuntu kandi gahushya nsohoke. Sara arakomeza arasohoka. Mwarimu abyibazaho ko ntiyabyitaho cyane. Ati noneho uyu munsi tugiye gushushanya iki? Reka nze turi akantu keza twashushanya mu buzima bwacu. Sara nawe arimo kubanisha uyu mwana Luisito. Luisito DC afite ikibazo, asa nkaho afite ikibazo cy'ubumuga, no gufata ikaramu ntabwo bikunda. Dushushanya uruziga hano. Turabona ko dushushanyije uruziga. Sara karashushanyije utuntu tw'abana nk'ibisanzwe. Luisito nawe ni uko yitereye. DC atekereje mu mutima ati buri munsi aba ari wenyine. Atekereza wa munsi yaje kumureba bakina. Ati none se Luisito kuki aba ari wenyine? Ababyeyi be baba hehe? Ati rero Luisito nta muryango afite. Ati mama we na papa we ati ntabwo bamukunze, ntabwo bashatse kuba baba bari kumwe. Tugaruke mu buzima bw'uyu mwana uko byatangiye. Afite se na papa we ati bite wihoraho, ati ntabwo wansoma wowe, ahubwo mpereza ibintu byo kurya n'irire. Uyu ni papa na mama wa Luisito. Ati Luisito bine biki? Ati ni amakaye yanjye papa. Ati amakaye wacyana we? Nta nubwo ujya no ku ishuri ngo ufite amakaye?
ati nshaka kwiga, ati babantije, ati n'abaturanyi b'abashuti banjye babantije bakanyigisha ibintu bitandukanye babize. Kumbi karusito kahoze ari kazima disi. Tibi nta mumaro wacyana. Tibi bintu babashyize hano ku meza tibikure hano. Ati bundarira hehe ko mbona mwaharunze bikayi. Ati papa nta kibazo mu mbabarire, ati ndaza kubikuraho. Ati njiji gusa. Ati mwe muntesha n'umutwe. Umugore nawe yashatse kumuturisha, ati rukundo, ati ngiye wafata ibyo kurya. Ngibi ni ibiki se noneho? Ati ngibi muntesheje apeti kabisa. Tereka njye nigendere kabisa. Ati kandi ngiye ndambiwe kubana namwe babiri. Hano kumbi ni umuryango w'abasinzi, umugabo ni umusinzi. Ati wacyana urabona ibintu uteye, turabona ibintu uteye ko urakaje so, kandi ugomba gufata so neza kugira ngo atarakara. Ati none aragiye kubera wowe. Ati cyana kikimara kakana, sinzi impamvu kakana batagakunda. Haciye iminsi turi muri wa muryango n'ubundi. Ati bindabirambiwe, ati ngiye birahagije, ndambiwe kubana namwe kandi ndambiwe kubaho gutya. Mudamu yaramubwiye ati rukundo, ati ibyaba byose ati turagushaka, ati ntudusige pe. Ati nakubwiye ibihe byinshi cyane tw'iki cyana ntagishaka, ati iki cyana ni umutwaro. Ati papa mwambabariye koko, ati ururwana ndarurambiwe, ati kandi ntabwo ngomba guta umwanya wanjye mbana namwe. Bisa nkaho iki kigabo kidakunda uyu mugore n'umwana, ariko n'umugore nawe aravuga ati kubera iki uri umutwaro, ati wacyana, ati reba amakosa yose nayo gutuma umugabo ansiga. Akana nako karaje hano, ati uranshakaho iki? Ati ntugire ikibazo, ati nanjye umwana namukura hano akagenda ariko tugakomeza tukabana. Ati reka 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 reka, ati nakubwiye ariko ntiwumve. Ati nta n'umwe muri mwe nshaka kubana nawe. Umugore yamwingize ati mbabarira cyane pe. Ati nanjye kiriya cyana ndakijugunya ariko tubana. Ati ngewe mwese nta n'umwe nshaka kubana namwe, usibye wowe n'umwana nta n'umwe nshaka. Ati ndarambiwe kandi mundeke nigendere. Ati mundeke njyenyine kabisa, sinshaka kubana namwe. Baraserereye hano kuri bya biko by'abafundi. Baraserera n'akana nako karaza. Ati se muri mu biki? Ati papa, ati mwaretse ibyo bintu murimo. Akana karaje hano karabasunika, kabasunitse gutya na cyagikwa nacyo bariho cyarahanutse, bisa nkaho cyagwiriye umwana. Bisa nkaho ari byo byamuteye bwa bumuga twamubona nayo. Ati none bigenze bite? Ati njye nta kintu nakoze, ati njyewe nta kintu nakoze, reka nigendere. Ati reka nigendere kabisa. Ati none kunsize hano, ati duhamagara polisi. Ati mwana yanjye, umwana wanjye bimubayeho. Bisa nkaho uyu muryango wakundaga guserera n'umwana biviramo impanuka. Byarangiye umwana abaye ikimuga hano. Ati si iki cyana noneho ndakimaze iki? Hari haciyemo igihe. Ati reba nguhaye intebe, ati nguhaye imiti, ati si ibintu byose nzabivamo. Ati birandambiye, ati kandi byose ni amakosa yawe, biriya bintu ntabwo biba byarakuguyeho. Ati kandi nanone na papa wawe yari kuhaguma. Ati none byose warabyishe, ati ngiye kugusiga ahangaha. Akana nuko ubuzima bwako bwatangiye kwangirika. Umugore yaraje, umwana amusiga hano. Haciyemo indi minsi
umugore nawe ni umusinzi. Ati se nagusigiye ibiryo ntiwabiriye? Iki cyana ko iki kimara? Buri sinari kwisohokera ngo nigendere gusohoka kuryoshya, tubumva mbona uri icyorezo kuri njye. Abantu bose batekereza ko ndi umumama mubi, kandi atari byo. Kandi nta makosa yawe kuba byose byararangiye gutya. Kana disi karagowe. Dore ababyeyi tefungura umunwa vuba vuba nkurisha. Reka da iki cyana nzakigirene. Ati kubera Imana yanjye ibintu bindiho. Ubundi urabizi. Isangiza fata urye. Fata urye wacyana. Ibiryo birameneka. Umwana nta bushobozi afite bwo kwitamika. Yakoze impanuka. Kandi njye singomba kuba nakuguma iruhande buri munsi. Turatuma njye ntakaza igihe cyanze cy'ubwana muri ibi bintu. Ntabwo uzi ibyo ngiye kugukorera. Reka nkwereke ibyo ngiye kugukorera sha. Sinzi ngo uyu mugore agiye gukora iki uyu mwana. Tuba mwana wa rero uri umutwaro kuri njyewe. Uri umuzigo. Rero ibi byose ndabirambiwe kuko nta mumaro mfitiye. Nukunesha umutwe gusa. Sinzi n'uyu mugore byarangiye gute. Ati se n'icyo agiye gukora uyu mwana. Yaje hano yandika agapapuro. Kumbe yaramuzanye amusiga kuri ya Ruferina hano. Nibwo wa mumasera yasohotse hanze ahasanga umwana. Nuko byagiye bitangira kugira ngo uyu mwana agere aha ngaha. Umugore yaraje aribaza ati si noneho ibi ni ibiki. Ageze hano bari basize akandiko. Ati hashize igihe kinini mbayeho nabi, mbayeho mbabaye, kandi abantu benshi banshinja ko ndi umumama mubi, ariko uyu mwana yangije ubuzima bwanjye. Kubera ko umugabo yaransize kubera we, kandi ntabwo nzagaruka kumureba. Niba mubishaka mumugumane, kandi ndizera ko muzakomeza kubana nawe. Mase yaravuze ati sinakwizera ko umama yabyara umwana akamuta nk'uku nguku. Atari ko umwana ati nta kibazo ngiye kugukorera ibishoboka byose nkwiteho. Nuko umwana bamusize aha ngaha na masera nawe aravuga ati umwana wanjye ndaza kukwitaho. Iyi ari inkuru ya Luisito. Ni inkuru yabwiraga Sara ati rero nasubiye kureba mama we nsanga yaripfiriye kubera yari umusinzi, yakoze agisida, kandi na papa we yakoze ibyaha baramufunga, bamufungiza burundu kubera ibyaha. Ati rero Luisito ni njyewe wakomeje kumufata mwitaho ari wenyine ibihe byose. Ati disi Luisito arababaje. Luisito yahuye n'ubuzima bugoye. Bwari ubuzima bwa Luisito. Umukobwa yarimo yibuka ati none wakwemera ukaba musaza wanjye, ukaba mu muryango wacu, kuba waba musaza wanjye muto nabyishimira. Atugiye kuba musaza wanjye mutoya. Karasakuje mwarimu arabyumvaho ariko ntiyabyitaho. Mwarimu akomeza kubyibaza. Kumbe Luisito ababyeyi be bisa nkaho nta n'umwe ukiriho.
mwarimu yahamagaye nyina w'umwana. Rusito nawe yahuye n'ibibazo bikomeye. Ati mwaramutse mwarimu. Ati ni Flo mwaramutse. Ati mfite ikibazo cya Sara. Ati ariko umukobwa wanjye ari ku ishuri. Ati nta kibazo mugira ikibazo ari hano. Ariko ari kwaka impushya nyinshi cyane buri kanya. Ndetse yaba arwaye. Ati umukobwa wanjye ameze neza. Ati yavuye hano ameze neza. Ati ubwo ageze aha ari kwitwara bidasanzwe. Ati sinzi ikibazo afite. Ati buri nyuma y'iminota 5 arimo arakorosha agasohoka. Ati ari kwitwara bidasanzwe. Kandi none nta nubwo ari mu ishuri. Arimo asaba impushya nyinshi cyane. Ati umukobwa wanjye ariko ndaje murebe niba afite ikibazo. Ati ndaje none. Ati nta kibazo ndaba mutegereje. Ariko Sara wanjye bite? Sara ntakiga. Ati bana ati rero tugiye kurangiza umukoro dufite. Ati ndagaruka mu kanya. Ati nta kibazo. Haciyemo iminota mwarimu arasohoka. Ati umukobwa ubundi arakora ibiki muri dushe? Mwarimu yarasohotse. Arebye abona umukobwa arimo kwibyinira. Yongeye ahamagara mama w'umwana. Ati Sara ndimo ndamubona abyina wenyine hano. Ati sinzi ikibazo afite. Ndaje mu kanya ndaje mu ntegereze ndaje magere. Ati rero ndimo ndakererwa. Ngiye mu ishuri ndagaruka mu kanya. Kagisohoka gutya kakubitanye na mama. Ati mama karikanga. Turakora ibiki hano kutari mu ishuri kutari kwiga? Ati naguhaye uruhushya rwo kujya muri dushe mu rwiherero. Ati none wibera ahangaha mu ishuri? Ati ndi kumwe na musaza wanjye muto hano. Ati se kunzi neza ko nta wundi muvukano ufite uri mu biki hano? Ati rero ugomba kujya kwiga ibintu byo kubeshya. Ati kandi ndaguhana. Ati kandi ibintu byose ndabibwira papa wawe. Ati none Masera agiye kuza kumureba hano. Ati kandi mumubwire ko byari byiza kubana nawe, byari bishimishije. Ababo ntabwo barebye mu ishuri ngo ese ni iki kiriyo. Umwana bamugize umusazi. Bidatinze Masera yaje hano. Ati Masera ni iki kikuzanye hano? Ati mwaramutse tica. Ati nari nje kureba Sara. Ati Sara yarimo akina n'umuhungu uba hariya kuri orpheline. Ati Sara yagiye rero. Ati ntabwo nibuka akina n'umuntu uwo ari we wese. Masera bitekerezaho. Umugore yaravuze ati reka ndebe ibyo ari byo. Binjiye hano kumbi Rusito kicaye muri ya ntebe yako. Tiyo muhungu wanjye ndabona umeze neza. Mwarimu ariko nawe ntabyo yarazi ngo Sara yambwiye ngo nze kubabwira ngo ko yishimanye nawe. Ati kandi byari byiza kubana nawe. Ati mwakoze mwese kuba mwitaye kuri Rusito. Kandi akana ka Sara niko kabikurikiranye ibintu byose. Mwarimu nawe byaramutunguye, ntabwo yarazi ko aka kana gahari. Ati nta kibazo mwakoze. Kana karatashye. Ati mama kubera iki munzanye hano gutya? Ati ntabwo mwaye gukora amakosa nk'aya. Ati none uwo nitaga umuvandimwe wanjye mutumye musiga hariya. Sara birahagije. Ati nta makosa uba wakoze. Tararwaye cyane. Ati kandi musize hariya nta muryango afite. Ati mwana wanjye rero ntabwo nzongera kwihanganira imyitwarire mibi nk'iyi ngiyi. Kandi biratangira mu gitondo. Kwitwara gutya
ataza kuguhana kandi jya mu cyumba cyawe nonaha, reka nta kindi kintu wemerewe gukora. Ku munsi wakurikiye papa n'umwana basohoye Sara ngo ajye kwiga noneho uyu munsi, amubwiye ngo ntazasubire kureba wa mwana Luisito. Ati mwana wanjye tutubwire, turi kubera icyo urakaye, wakagombye kuba ubyakira ko wakoze amakosa. Ndabizi ko atari byiza, ariko nashakaga ko inshuti yanjye yishima. Papa we na mama we baramusize, none se inshuti yawe urayikunda cyane? Inshuti yanjye ndayikunda cyane. Noneho mwana wanjye watwereka tugahura n'inshuti yawe tukavugana nayo. Yego se murabyemeye? Kana karishimye. N'ababyeyi bashaka kureba ese inshuti ya Sara ni iyihe. Baraje kuri Oroferina. Umukobwa ahageze yasanze bisa nkaho hari icyabaye kitari cyiza. Basohoye imva cyangwa se isanduku. Bisa nkaho ka kana disi bisa nkaho bitagenze neza. Agakobwa karabaye kararize cyane. Ati musaza wanjye mutoya, ati kubera iki? Ati kubera iki? Kana ka Sara byarakababaje kandi buri wese hano byamubabaza. Karibuka kamubwira ati se urifuza kuba waba mu muryango wacu ukaba musaza wanjye mutoya? Karabyibuka kabimubwira. Ati kubera iki Luisito, ni iki cyamubayeho? Ati buriya nimugoroba yarembye cyane, na muganga nawe ahageze abona nta kindi yakora, umwana ava mu buzima. Ati ntabwo byakunda, ati ntabwo ari byo. Kana kararize. Ati kubera iki Luisito? Ati Luisito yari umwana mwiza, kandi yarababaye cyane, kandi byabaye byiza kuba yarishimye mu minsi ye ya nyuma. Ati kubera wowe Sara avuye mu buzima yishimye kubera wowe. Ati mwana wanjye ntabwo twitaye kuri uriya mwana, ntabwo twari tubizi. Ati babyeyi, ati umwana wanyu yitaye kuri Luisito atitaye ku burwayi afite. Kandi nk'umubyeyi uyu mwana arababaye cyane, yari inshuti nziza. Ati mwana wanjye wirira, ati wakishimye ko wahaye ibyishimo uyu mwana mu bihe bye bya nyuma. Ati mwana wanjye ufite umutima mwiza, ufite umutima mwiza. Ati nubwo biryana kandi bikababaza kuba wabuze inshuti yawe, ati kuba umwana yagiye mu ijuru biranejeje kandi nawe azabyishimira. Umukobwa yararize cyane. Ati gasaza kanjye gatoya karagiye, disi ni agahinda, n'ibintu bibabaje. Hano baratubwiye bati ubugwa neza n'ubugira neza ni byiza cyane ku muntu wese wabiha ukamunezeza, kuko ntabwo uzi ese ibyishimo bye bya nyuma ni ryari bizarangirira. Biba byiza kugira neza kuko ntabwo uzi ese ni ryari uwo muntu urimo guha ibyishimo ubuzima bwe buzarangira. Ndakeka n'agafilime nuko kagenze.